Buri nyina yimbwiye kubwiye ko ndi hano ni. Naje kandi simva hano. Ni ndakubwiye ko mba muri runo rugo. Iyi ndasi yawe. Nge naje gusura umuntu wo hano. Nari bituraha abantu. Ni wowe tutosha. Nje tito. W'umusinzi utawasinze undimbaguriza inzu n'inzugi byose urimbaguza utahazi. Bose urambeke ngira nubwo nk'inzoga nukuri kw'Imana. Bambwiye ko usindana n'amahane shahu wirirwa nzegereje inzugi. Ariko wambaye nabi. Wambaye nabi uje kwambaye ubusa. Uje kunterera inzu zanjye umwaka ubwo buzutu bwawe. Urambabaza cyane wa musore. Kuki utiyubaha? Urusiko nazagufata. Nkawe nindi ukurangiye hano. Waje kwishaka nziko nazahaye. Uni bituranye byina kuki bigira amagambo. Asa ni nyuma y'igihugu. Hano ni nyuma y'igihugu. Umuntu ukurangiye hano ni. Mbaraho. Navuze ngo ko bituranye byina bigira amagambo. Warusiko nazahaye. Buri nyina yimbwiye kubwiye ko ndi hano ni. Naje kandi simva hano. Ni ndakubwiye ko mba muri runo rugo. Iyi ndasi yawe. Nge naje gusura umuntu wo hano. Nari bituraha abantu. Umukobwa ni urwanda. Urugo buvuga bw'iki gihe nubwo urimbwa turabana. None suje kuba utabeshye. Ntago mva hano. Umukobwa nasabye Imana ngo nizanize shitani. Shitani yaje rero. Dayimoni gusa. Naje. Umbwira ngo ibiki n'ibiki ubunura. Ndakubwiye ngo iyi ndasi yawe. Urambwira ngo indese windi urebye ukuntu umeze n'ukuntu. None nagutera inda bigashoboka. Uribagiwe? Ibiki se nibagiwe? Simva hano iyi ndani yawe urayemera cyangwa se niba wumva utabyemera. Indese urabona mubwege kubyo nikorera iyo ndoro abana ngiye mbyibushye. Berezanye. Iki se ngwereze? Ko batumuna twaraza umunasi kwera imyaka. Arara ariko bavuna mutari n'abakire barya amagi. We Kazungu. Egera hano. Bose nago nitwa Kazungu ariko. Witwa ndetse ko nkunundira inzobe witwa Kazungu nubundi. Witwa nde? Nitwa Tito. Tito. Ni wowe tutosha. Nje tito. W'umusinzi utawasinze undimbaguriza inzu n'inzugi byose urimbaguza utahazi. Bose urambeke ngira nubwo nk'inzoga nukuri kw'Imana. Bambwiye ko usindana n'amahane shahu wirirwa nzegereje inzugi. Oya bose urumva nabikora. Aho jya dore na dossier yawe ndayifite. Ndayifite ugomba kongeraho amafaranga yo kwandimbagurije inzu. Bose ejo ni watumye nongeraho 5 none ugiye kunyongeza andi mafaranga. Aho nucuranga cyane. Ampuriza we zinzegereje inzu ujye ubimenya. Bose koko urumva tuzashoboka na. Cyangwa niwe wansenyesha ari amatafari ane nansanze ari aho inyuma. Agarinje. Ntago ari wowe. Oya bose ahubwo hano habamo umuhungu bita Ruharwa. Kureba n'amanyanga. None se ugiye Ngiye guhaha. Ntabyo guhaha uyu munsi ngomba kubateranya mwese ibintu byo kwirirwa mundimbaguriza amazu mugomba kujya mu nama mwese nicyo kinzanye. Inama. Nta muntu uhaha hano. Mwese ngomba kubashyira ku murongo ntago nshaka igipangu cyanjye bakajagari yakajagari. Urwo rusaku n'urwahe. Ubundi abantu bimbwa nkamwe umuntu amenyanya namwe gute ariko nta kibazo nubwo urimbwa turabana hano. Nubwo urimbwa turabana hano. Bitabari mu nzu yanjye. Inzu yanjye baye Kadirake nyumvira umva neza. Nibo twagiye. Vayo wiri kurya guhaha wewe mbesire yute. Nyama n'imbwa kurangiye hano. Hano raga ari nyuma y'iki simfa hano. Ndakubwiye ngo Subutu. Wewe. Ndebera urusaku rwanyu rwo rutuma inzugi zanjye zijegera n'amamatenge gasambuka. Ubu muri gusakuruza mu gipangu cyanjye mutonganira iki? Kugira abapangaye hamwe n'ibibazo. Umva nta muntu uri burye hano. Ndebera n'ibyondo byayo byavuye kwera kwinanarika ku rugi rwanjye. Ndebera no kuri kw'Imana. Ariko nirangira uruhande rumwe rwavuye. Umva mwese tujye mu nama. Nta muntu uri burye hangaha tujye mu nama murugomba kunyishyura. Tujye nava tujye mu nama. A few minutes later. Kazungu ikimyoza amazi arahenda. Nago nitwa Kazungu boss. Kuba hano. Wasake turayishyura amazi santiritiro mililitiro tukishyura amazi ahenze. Nta muntu wemerewe kuvoma muri injerekani yuzuye amazi. Nabemereye akabuni 7 na litiro 2. Ariko amazi kuki niyushyura amazi y'ikirenga? Inama yacu iratangiye. Kandi mbasabye koroherana mu nama nta bintu byo gusahinda. Reka mbahamagare ndebe yuko buri wese n'umuryango wabamo yaje. Ruharwa ndakubona ariko wambaye nabi uje kwambaye ubusa uje kunterera inzu zanjye umwaka ubwo buzutu bwawe urambabaza cyane wa musore kuki utiyubaha. Tito
ariwe Kazungu. ntabwo nitwa Kazungu twubahana. Uri inzobere. Se boss, niba nkwishyura amazu yawe neza utanye no kuzajya unsuzugura umpimba amazina cyangwa Okay, dukomeze inama. Ibintu by'imijinya no. Ujye twubahana. Nta bintu byo gusahinda. Fiye kagabo gatoya kagufiya kitwa Manuel kariye. Ko abantu banjye ntabwo buzuye. Karihe ga Kazungu. bose ntabwo ndi Kazungu. Okay, Tito. Akagabo gatoya kagufiya kaba amahanga kari hehe? Ntabwo nshaka gukora inama kadahari. Komana we. Ako so wewe wirirwa unsenyera amazu mwana wirirwa uzamuka urira kugira ngo mureshye. Ese ndurira mbere. Namuna. Mumbi gipangu cyane mwashyize kabira. Sasa rero mwabagabo mwe, mwabasore mwe, mwankumi. Inzu zanjye murazibona? Urazibona. Kazungu. Ntabwo ndi Kazungu bose. Tito. Inzu zanjye murazibona? Wayijemo isa neza. None umaze kuyihindanya amarangi yarashishutse. Ese ndarakunda. Inama numva twayirangiza nta bintu byinshi mbafite byo kuvuga. Nuko nasanga mufite akavuye nkavuga ikapfa kubusa. Mwanyumvise? uretse kurangiza inama ho gato mu bantu barira muri iki gipangu nanjye mbariyemo umubare w'abantu ufite hano nanjye ngomba kujyamo. What? Ndakubarira. Nitwa Sandra. Witse kamara. Ari kuza ashaka gusetsa. Okay, twaje. No, nyine ndikuza mfite umujinya. Basi windeba wowe, basi windeba wowe. Ye baba we nzarire kamuzani. Ndeba wowe ni. Ni wowe Tito sha w'umusinzi. Bose ntabwo nkunzo. Wandimbagurije inzu n'inzugi zose byose urarimbaguza uhiri gutaha wasinze. Cyo cyane nicyo gisetse ba. Action. Narinzi ko rufashe.